nimuze tubane muri politike na diplomasi kuri uyu muyoboro munyihanganire by'umwihariko mitse ninjira muri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kukubwira ibiri kuvugirwa muri Wangezi, nkubwire ibibaye bihabereye cyangwa se muri iki gitondo ibihabereye umutwe wa 23 imirongo imaze kuba yahaca ndetse rengarenga nkumene by'umurongo wa 23. Ndaza kukubwira ku ruhande rwo ku munsi w'ejo ingabo zayo mu 23 zagaragara ko zihombye abasirikare bagera kuri 13 mu by'ukuri, ariko nitujya kura ku ruhande rwa avuga ko umunsi w'ejo ubundi ingabo za Wazalendo zarwanaga nayo mu 23, ariko zasize zihitanye abasirikare bagera kuri 13 baye mu 23, mu gihe ku ruhande rwayo mu 23 nayo yasize ihitanye abasirikare ba Wazalendo bagera kuri 5, ndetse ikivugana n'abarundi batatu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kurwana kugira ngo binjire muri kano gace ka Nyangezi. Ikindi naza kukubwira ko noneho muri iki gitondo babaye imibundano ikomeye cyane, dore ko kugeza kuri iyi saha aka gace barwaniragamo ku munsi w'ejo ingabo za 23 zamaze kuba zagashyira mu biganza byabo, ndetse ubu rwose bamaze kuba bakamata, ariko navuga ko mu 23 imaze kuba yahombera abasirikari benshi cyane, ahubwo byaba bigiye kuba ibindi mu gihe ingabo za 23 ziri kugaragara ko ku mirongo y'urugamba arizo ziri gupfa. Mwibutsa ko impamvu ya gitera cy'ibi byose ingabo za 23 zakoreshaga ibifaru mu kurwana ndetse n'imbunda zabaga zace FARDC, ariko bitewe nuko ababirigi bageze hano bari kugenda bayobora urugamba ku rwego rwo hejuru, ndetse bikaza gutuma uruhande rwa Leta y'Kinshasa batongera kwirukanka ndetse ngo bafatanwe intwaro zo kurwanisha urugamba. 23 murabizi ko yafataga agace igafatanamo ibifaru, igafatamo imodoka, igafatamo n'izindi mbunda zigiye zitandukanye, ndetse n'abandi bakazita bakiruka, ariko byagaragaye ko rwose nta mbunda baheruka gufata cyangwa se intwaro. Urumva ko ari ibintu bikomeje kugorwa. 23 rero isibona bitavamo, ariko kambanze kwibutse ko nimba ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ugomba gukanda subscribe, ugafungura inzogera, ukanda like, hanyuma ugahita usharinga iyi video nko ku bantu 20 kugira ngo bibashe kugenda neza. Ariko izi nyeshyamba za 23 zo zamaze kuba zigaragara ko zahise zizamuka muri Uganda zikajya kwegera gisika cya UPDF, ngo rwose zibe zahabwa intwaro ziturutse muri Uganda, ndetse baba bafashwa by'umwihariko kurwanya kurwanya ku ruhande rwa FARDC. Ariko hari amagambo agira ati ndetse anabakomeza abano basirikare ba 23 dore ko bakomeza kubishimangira bavuga yuko rwose bo bagomba no kwitangira igihugu cya muntu, dore ko rwose babo babahanira uburenganzira bwabo kwishyira kwizana kwa muntu, mu gihe Antoine Felix Tshisekedi yakomeje ndetse kubadindiza cyangwa se kubahemukira, ndetse barabyibuka ko 2012 bigeze kumanuka ndetse ari by'umwihariko Goma bagafata uriya mujyi wa Goma, ariko mu by'ukuri navuga ko amahanga yose yarahagurutse arasa kuri uyu mutwe wa 23 biza kurangira n'ubundi bibaye iby'ubusa. Uyu mutwe biza kurangira ahubwo uhungira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cya Uganda. Nayo mpamvu rero ngo bano basirikare biyubatse bikomeye cyane, kuko ngo bateshejwe agaciro, ndetse rwose ngo ni n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko batemewe, ndetse ariko navuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Kilombo avuga ko rwose uyu ari umutwe witwaje intwaro ndetse n'umutwe w'iterabwoba, avuga ko atari n'umutwe w'abaturage bo muri Kongo, ndetse avuga yuko rwose uyu mutwe ari uw'abanyarwanda ndetse ufashwa n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko rwose Perezida Antoine Felix Tshisekedi ashinja igihugu cy'u Rwanda kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigera ku bihumbi 30 muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akomeza kugenda anazenguruka amahanga, ndetse akanabitinda akagaragaza uburyo igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kibi. Noneho bidatinze amahanga yose akomeza kugenda ayacengezamo ibyo, ndetse azenguruka n'isi yose agaragaza ukuntu igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kibi by the way, ndetse biza no kurangira igihugu cy'u Rwanda kigiye gifatirwa ibihano n'ibihugu bigiye bitandukanye, Amerika, Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu byari bifite imikoranire myiza hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga yuko rwose ibyo ngibyo atakangwa n'ibyo ngibyo cyangwa se ngakangwe n'ibindi bihugu, we icyo afuka sinzo ni umutekano w'abaturage rwose agomba kwirinda, ndetse amahanga yose yagaragaye avuga yuko rwose ngo u Rwanda rwashyize
ngo rwashyize ibibunda biremereye ku mipaka, ariko rwose perezida wa repubulika Paul Kagame avuga abishimangira, ndetse avuga yuko rwose bo bagomba gushyiraho ubwirinzi bwabo mu gihe hagira umuntu ubataka cyangwa se hagira umuntu uza nabi nabo bakamwakira nabi, ariko mu by'ukuri nta wundi mutima mubi, ngo uzaza neza bazamwakira neza. Mwaye ikaze rero, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ndakwibuza gukora subscribe, ugakanda like, ugasharinga ino video ikagenda ikagera